tuguhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo isi ni icumbi. Ese koko ibi nibyo? Kubivuga gutya se ubu si ikibazo mu mibereho y'abantu? Wowe waba ubyumva gute? Iyi si ni icumbi ni imvugo ikunze kuvugwa cyane mu bantu. Ese iyi mvugo ikomoka hehe? Ni ukuri se? Ibi ni ukuri? Dusome Bibiliya mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 14. Haravuga ngo kuko hano tudafite umudugudu uhoraho ahubwo dushaka uzaza. Umurongo wa 15 nuko tujye dutambira Imana igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu. Bibiliya ivuga neza ko isi tuyirimo ariko tutazayihoramo, ahubwo dutegereje ahandi hantu tuzaba by'iteka ryose. Aha niho abantu bakomoye iyi mvugo ivuga ko isi ari icumbi. Abantu kenshi bakayikoresha bahumurizanya nko mu gihe cy'ibyago. Iyi mvugo yabaye akamenyero cyane cyane mu bakristo. Impamvu nzanye insanganyamatsiko ndagira ngo abantu dufatanye kugorora imvugo zimwe na zimwe zikoreshwa cyane cyane mu madini yacu, kuko nge ku giti cyanjye hari imvugo zintera kwibaza ngatekereza ko zishobora kuba ari intandaro y'imyitwarire ya benshi cyane mu bakristo ibatera kubaho ubuzima budatsinda. By'umwihariko iyi mvugo ngewe nyishinja gutera ubunebwe mu bantu bayemera nk'ukuri. Mu buzima ibintu twizera nibyo biyobora ubuzima bwacu. Ikintu uvuga naho wabikora wikinira, iyo ukigize imvugo ihoraho igihe kiragera kigahinduka umuco mu bitekerezo byawe, kikagera ku rwego ukizera nk'ukuri. Uku ni ku bwonko bwacu buteye. Ngewe wumva ni Hakorimana Eliel. Ndakwibutsa gukora subscribe, ujya no muri comment utwereke ko udukurikiye. Rimwe na rimwe hari amagambo dukunda kuvuga tukumva ntacyo bidutwaye, ariko amagambo ni kimwe mu bintu bifite imbaraga cyane ku mitekerereze yacu. Simbizi wenda wowe unyumva kubifata, ariko kuri nge hari imibereho mu bantu ndeba ikantera umubabaro. Kimwe mu bintu bimbabaza ni ukubona abantu babayeho nabi kandi byitwa ko bazi Imana. Ubwo hano ndavuga mu bantu basenga, bigatuma nibaza ese kuba umuntu azi Imana asenga, ibi ntibyakabaye bigira icyo byungura ku buzima abayemo? Nawe ujye muri comment utubwire uko ubitekereza. Ku ruhande rumwe mbishinja amadini ko ashobora kuba ataduha inyigisho mu by'ukuri zikwiriye kudufasha mu buzima. Kuri nge iyo ndeba ubuzima mbona abantu basenga hari ibintu tutumva neza. Kenshi turasenga ariko dusa nkaho isengesho turifata nk'isengesho gusa, tukumva ko kuba dusenga byonyine bihagije, tukirengagiza ko hari ibindi bintu by'ingenzi dukwiriye gukora. Abakristo rimwe na rimwe mbona turabanebwe, dutinya ubuzima, ariko si twe kibazo cyane, ahubwo uburyo twigishijwe nibwo bwaturemyemo iyo myitwarire. Benshi babaho bumva ko kuba bafite Imana bihagije kubona byose, bikabatera kumva ko gusenga gusa bihagije. Ariko uyu munsi ndabwira umukristo wese ko hari n'ibindi akwiriye kwitaho, kuko kuri nge mbifata nk'ikibazo gusanga umubare munini w'abakristo ari bo bantu bari inyuma mu mibereho, nyamara dufite Imana. Bibiliya ivuga ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka. Usome muri Zaburi 24 umurongo wa 1, cyangwa Abakorinto ba mbere 10:26. Ibi niba nawe ubyemera wakabaye wumva neza ko umubyeyi yajya gufasha ahera mu rugo rwe. None niba turabo mu rugo rw'Uwiteka, ni impamvu ki tuba abanyuma mu mugabane w'ibya data? Ni impamvu ki tuba abanyuma mu butunzi kandi data ari ubitanga? Ese mu myizerere yacu ntitwaba hari ibyo twibeshya? Aha nkeneye kumva ibitekerezo by'abanyumva kugira ngo
twigishanye nk'abakristo, kuko njye ndabyibaza nawe wasanga ujya ubyibaza. Mu by'ukuri abakristo ni ubuhe buryo bwiza dukwiriye gufata mu buzima kugira ngo natwe tube aba mbere muri success? Mumbabarire mbivuge, nagiye nkurikira benshi mu basenga, nsanga abantu basenga cyane bafite kwiganyira kwinshi. Nyamara Bibiliya ivuga neza ko tudakwiriye kwiganyira, ahubwo dukwiriye kugirira Data wo mu ijuru icyizere kuko azi ibidukwiriye. Ese uku kwiganyira mu basenga guterwa n'iki? Ese uyu muco ni mwiza? Kwiganyira Bibiliya ibivugaho ikagaragaza ko nta kintu na kimwe byabasha kungura umuntu. Kwiganyira bizanwa n'umubabaro, bikagendana no kwivovota biturutse kuko uba utari kubona icyo ukeneye. Kwiganyira ni ikimenyetso ntashidikanywaho kigaragaza ko nta kwizera umuntu afite. Amasengesho yacu kugira ngo asubizwe akenera kwizera kudashidikanya, kuko mu by'ukuri Imana iduha ibidukwiriye. Ikintu ushidikanyaho ntabwo uba ugikwiriye. Gushidikanya ni ikimenyetso ko nawe ubwawe utiteguye gutakaza imbaraga zawe kuri icyo kintu mu gihe waba ufite ubushobozi bwo kukirema. Hari ibimenyetso biranga umuntu ufite kwizera. Ikintu wizeye uba wumva ari ihame, kigomba kugerwaho uko byagenda kose, ukumva ko naho kitagerwaho ugishikamye ku kwizera kwawe. Iyo umuntu yizeye ntahatiriza, kuko aba azi ko icyifuzo cye uwo akibwira acyumva kandi gifite agaciro. Umuntu ufite kwizera aratuza. Mu bihe bikomeye no mu byoroshye aba azi ko ibibazo byose yagira bifitiwe ibisubizo. Ibi bigatuma abaho adafite ubwoba. Ikindi kiranga kwizera, ibintu umuntu yizeye ashyiramo imbaraga z'akagerageza kugira icyo abikoraho. Abantu turi umwuka uri mu mubiri. Mu yandi magambo turi ab'isi tukaba n'ab'ijuru. Ariko abakristo benshi ntabwo ibi babizi. Bigishijwe kureka ibyaha ngo bazajye mu ijuru, bagatumbira ijuru gusa batitaye ku ntambwe zizabagezayo. Niba turi umwuka uri mu mubiri, umubiri wacu hari ibyifuzo byinshi ugira cyangwa ibyo urarikira. Benshi bafashe ko kwita ku mubiri cyane ari ikibazo. Ariko nyamara ubuzima bwa mwuka mu muntu bushingira ku kuba umubiri umeze neza. Nkubwije ukuri, abantu babasha gutsinda mu buzima ni abantu bafite ubushobozi bwo guhitamo muri byinshi imibiri yabo irarikira, bagafata iby'ingenzi bifitiye umubiri umumaro. Kwigomwa bitandukanye no kutiyitaho. Abantu batsinda mu buzima baba basobanukiwe neza kwigomwa icyo ari cyo, kuko hari byinshi bigomwa kugira ngo bagere ku ntsinzi yabo. Uku niko gukizwa kwa nyako. Kumenya kwita ku mubiri wawe ukawuha iby'ingenzi. Kumenya gukontorora umubiri ni ikintu gikomeye ku muntu ukeneye intsinzi, kuko utabasha gukontorora umubiri nta nubwo yabasha gukontorora ubuzima bwe bw'umwuka. Kuri njye, intsinzi ni ikimenyetso gikomeye ndeberamo Imana, kuko Imana ntigitsindwa. Bisobanuye ko kuba hari ibintu umuntu atarabasha gutsinda mu buzima ni ikimenyetso ko hari urwego atarageraho mu kubana n'Imana, kuko Imana ni imbaraga nziza. Uko igwira muri wowe, bimwe mu bintu byagufashe bugwate imigozi yabyo igenda icika. Uko ubana n'Imana cyane, ibintu bibi bigenda bikurekura, kuko imbaraga z'Imana ntizijya zibana n'umwijima. Uko Imana igwira mu muntu, umwijima urahunga. Abantu benshi turasenga ariko ntitwite ku gukura kw'Imana mu mibereho yacu. Ibi ntitubyitaho kandi nibyo bifite umumaro. Uko Imana ikura muri twe, ubuzima burushaho koroha. Imana niyo buzima. Iyo ikura muri twe, ubuzima bwacu buba buri gushinga imizi.
turushaho kumererwa neza. Buri munsi haranira ko Imana ikura mu buzima bwawe kurusha uko byari bimeze ejo. Imana ni ubwenge, Imana ni imbaraga, Imana ni ubushobozi bwose. Uko ikura ubwenge bwawe burakura, imbaraga zawe zirazamuka, ubushobozi bwawe buriyongera. Ibi nta kindi bigusaba gusa kubigira icyifuzo cyawe iminsi yose kandi ukabikora nta buryarya. Nta kintu mu buzima uzabona utagikoreye. Ntukabeho udafite icyo uri gukora. N'igihe wicaye gerageza gukoresha ubwonko bwawe. Abakristo bafata ubutunzi nk'iby'isi, bakabifata nk'aho gukurikira ubutunzi ari ukwanga ijuru. Ibi bikomoka ku buryo twigishijwe ko tudakwiriye gushyira umutima ku by'isi kuko bizarangira. Ariko se koko ibi ni byo? Abakristo benshi babaho mu buzima bubi. Ibi bigatuma umuntu yakwibaza niba nta ngaruka bifite ku ijuru bategereje. Ku magambo twatangiriyeho, Bibiliya ivuga ko turi mu isi mu gihe runaka ariko dutegereje umugabane uhoraho tuzabamo iteka ryose. Ndagira ngo abantu basobanukirwe neza isi, bamenye n'uburyo bakwiye kuyibaho. Benshi kutabisobanukirwa bituma babaho nabi kuko hari ibintu badaha agaciro kandi nabyo ari umugabane wabo. Bakiyima ubwo burenganzira kandi ari ubwabo. Mu byiza byose nta na kimwe wabona utagikoreye. Ibi byo birizana kuko nta bantu baba babishaka. Bijya gusa aho bibona hari intege nkeya. Iyo udashaka gukoresha imbaraga zawe, bya bibi byirirwa bizerera bishaka aho bijya, bigera kuri wowe bigasanga ariho bifite umwanya bibasha kwicaramo. Isi ntabwo ari icumbi. Imana irema umuntu mu isi yari ifite umugambi wo kubaho y'ubwayo mu buryo bufatika mu isi. Irangije irema umuntu imuturamo, umuntu aba ishusho y'Imana mu isi. Umuntu aza gucumura ariko imuha umucunguzi kugira ngo umugambi wayo ukomeze. Kubaho k'umuntu ni ukubaho kw'Imana mu isi. Urupfu si ukurangira k'ubuzima, ahubwo ni transition, guhindura uburyo bw'imibereho. Umuntu ahagarara kubaho mu mubiri ariko agakomeza kubaho mu mwuka. Kumva ko isi ari icumbi bituma abakristo cyane babaho bumva ari abagenzi. Gusa uyu munsi dukwiriye gusobanukirwa, tukareka kubaho mu bwoba, tukemera ukuri. Isi tukayibaho mu buryo bwuzuye. Igihe kandi cyagera cyo kuyimukaho tukagenda ariko twarakoze byose twagombaga gukora. Benshi ntibazi ko bafite inshingano mu isi. Bakarebera kubaha Imana gusa mu mategeko 10 ya Mose. Ariko kubaha Imana birenze cyane amategeko 10. Ku basoma Bibiliya neza barabizi ko amategeko y'Imana atagarukira mu mategeko 10 ya Mose. Yesu yavuze ko itegeko risumba andi ari urukundo. Ikintu cyose ukunda ugifata neza, ugakora ibikwiriye byose kugira ngo kidahungabana. Urukundo aho ruva rukagera rutangirira ku muntu ku giti cye. Utikunda ntiwakunda mugenzi wawe. Kwikunda bisobanuye kwiyitaho, ukisigasira ubwawe. Ibi kugira ngo bigerweho nuko wiha byose bigukwiriye. Buri gice cy'umubiri wawe ukacyitaho mu buryo butuma kibaho cyuzuye. Aha ndagira ngo nereke abantu ko gukora cyane kugira ngo ubone ibyo ukeneye nicyo kimenyetso cya mbere cy'urukundo wikunda ubwawe. Iyo urwana no kuba umuntu wishoboye, uba wifitiye urukundo ubwawe kandi uba ukunda n'abandi, ndetse ibi bigaragaza icyizere wifitemo kandi ufitiye umuremyi wawe kuko niwe mbaraga zawe. Abantu bumve neza, ntabwo turi ku isi kuyisinziriraho. No, turi ku isi gukora.
kuko kubabibona neza kugira ngo ubuzima bugende neza busaba byinshi, kandi kubigeraho ni ubutwari, ntabwo byizana. Ndagira ngo mbwire abakristo kuba bimeze gutya si uko Imana yari inaniwe kubyoroshya tukabaho tutavunitse. Kuba bimeze gutya ni uko Imana ishyigikiye ko dukoresha imbaraga. Usome neza mu Gutegeka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 17 na 18, haravuga ngo uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Imana niyo iduha imbaraga zo kugera ku butunzi. Menya neza ko ibintu byose Imana yaremye bifite icyo bimaze, utazagira na kimwe usuzugura. Icyo usabwa ni ukumenya gusa buri kintu kimaze iki mu buzima, ugahitamo ibyo ubona byakugeza ku ntsinzi yawe. Si ngombwa ko ikizangeza ku ntsinzi ari cyo kizayikugezaho, no. Isi ifite amahitamo menshi, wowe ugomba guhitamo ibikunogeye. Kuba mu isi dukwiye kubyemera tukanabikunda, kuko tuhafite umugabane, gusa si umugabane uhoraho. Duhari kugira ngo dukore imirimo myiza, twiyiteho ubwacu, twite no ku bandi, dukoresha imbaraga zose n'ubushobozi bwose kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza mu isi. Iyo bimeze bitya, ubwenge bw'Imana, ubwiza bwayo n'imbaraga bigaragarira muri twe. Kugira ngo ubu w'isi ni uko uba ushyize umutima cyane ku guhaza irari no kwifuza k'umubiri wawe gusa, uba ushyize umutima gusa ku bifatika. Imana icyo ikeneye ku muntu ni uko abaho neza mu isi, agatunga byose yifuza, ariko ntibibe ku mutima we. Mu by'ukuri ibintu biraza bikanagenda, ariko imbaraga zibirema ziri muri twe. Ibintu ni ibimenyetso bigaragaza ubushobozi abantu dufite. Imana ishaka ko tubaho twizeye neza ko dufite ubushobozi bwo kubona ibyo twifuza byose igihe tubikeneye. Ibi bikaduha kubaho dutuje, tudashyize umutima ku bintu. N'igihe byagiye ntidukuke umutima, tugahora twizeye ko tugifite ubushobozi bwo kongera kubishyikira. Iyo tubayeho gutya bidufasha guhorana ubumwe n'Imana, kuko igihe cyose dutuje mu mitima niho tuba tubasha gusabana nayo. Iyo ufite urusaku mu mutima, wihebye, ufite kwiganyira, ntubasha gusabana n'Imana, kuko ikintu cya mbere kigaragaza kwizera ni umutuzo. Ibi byo rero bituruka ku kutizera. Umuntu wizera Imana aba ari uw'isi ndetse n'uw'ijuru byose icyarimwe, kuko aho ari hose ubutware bw'Imana buba buri muri we. Ndagira ngo mbwire abantu, niba dushaka Imana by'ukuri tuyige, dushaka uko tuyimenya, tumenye isano dufitanye nayo, tumenye umumaro w'isano yacu n'Imana, tumenye uburyo twabibyaza umusaruro bikatugirira umumaro mu buzima bwacu. Mu by'ukuri kumva gusa ko dufite Imana ntabwo bihagije, ahubwo dukwiye kuba ku rwego kubana nayo biba ibintu bifite ibimenyetso mu buzima bwacu, kuko umuntu yakureba akabibona ko ufite Imana. Ndagira ngo mbwire abantu, imibereho mibi mu bantu bavuga Imana yishe ubutumwa muri iyi minsi, kuko benshi guhagarara mu gakiza barananirwa, abandi bagashaka kubigira isoko y'ibibatunga, bigatuma bagaragara nabi mu bo babwiriza ubutumwa. Gusa ibi byose bikomoka ku kuba barafashe ibintu nabi, binjira mu gusenga bakibagirwa izindi nkingi z'ubuzima. Gusenga gusa ntabwo birema kwizera. Kwizera gushyigikirwa n'imirimo. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko wizeye ni ugutera intambwe ukagira icyo ukora kuri icyo ngicyo wizeye. Ubuzima bushyigikirwa n'inkingi nyinshi. Gusenga ni kimwe muri izo nkingi, kandi
Gusenga neza ni ugusenga ufite intego kugira ngo uzanamenye ko amasengesho yawe ari gutanga umusaruro. Ikibazo gikomeye abantu dufite ni ukutamenya. Umuntu mu buzima yubakwa n'imyumvire. Imyumvire yawe ni wowe. Uko wumva ibintu cyangwa uko ubifata ni ikintu gikomeye udakwiriye kwirengagiza. Umuntu ni ikiremwa cyubakwa na experience. Ibintu uhura nabyo kenshi birangira ari byo biyobora imibereho yawe. Mu bintu bikomeye ukwiriye guha agaciro mu buzima, ibyo wumva mu matwi yawe, amagambo uvuga, ibitekerezo byawe, ibyiyumvo byawe, ibi nibyo bikugize uwo uriwe, kandi bitangirira ku tuntu duto cyane. Ibyo wumva warangiza ukabyemera. Wakabaye wemera ikintu nawe ubwawe wabanje gutekerezaho, ukareba kiramutse kibaye umuco wawe cyakugeza kuki. Umuntu aremwe mu buryo bufite umurongo. Umuntu afite ubushobozi bwo kwiyubaka uko yumva abishaka. Ubishaka waba mwiza, unabishaka waba mubi. Ubishaka wagera ku ntsinzi, unabishaka watsindwa. Ni ibintu byoroshye cyane, bishingira ku bushake bwawe, ku mahitamo yawe. Uko utoza ubuzima bwawe, ibyo wifuza ko biba realite mu mibereho yawe. Tekereza neza, urebe ku byo tumaze kuvuga byose. Genzura amagambo, ibitekerezo byawe, urebe ibintu ukunda gutega amatwi cyane. Urabona byose bigufitiye umumaro. Nta bindi subona wirengagiza kandi bifite agaciro. Tekereza, utangire kano kanya, uha ubuzima bwawe umurongo, witegereze ikindi gihe. Tangirira aho uri, utangirire ku byo ufite kano kanya. Imana iguhe umugisha.